yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Ndabasuhuje mwebwe mwese abakurikiye chaîne YouTube abacu SMS TV. Ndi Ndabakenga Joseph, nkabandi umukorerabushake wa SMS. SMS kubayizi nyibibukije, abatayizi nabo nkayibabwira, na magambo y'impine y'Igifaransa yabarambuye akaba ari Cri du cœur d'une mère qui espère. Naho mu Kinyarwanda umuntu agenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. SMS ni umuryango nyarwanda udaharanira inyungu, ukaba ufite intego yo gufasha gushakisha imiryango ku bana baburanye nabo mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi, no gufasha imiryango n'ababyeyi baburanye n'abana muri icyo gihe. Byakunda imiryango ibonetse, abana babonetse bagahuzwa. Uyu munsi SMS yakiriye umubyeyi, ni umumama ukuze witwa MUKARUZIGA Bonifrida, akaba akomoka Kibeho ku butaka butagatifu. Yaje kurangisha umwana we baburanye muri 1995 mu nkambi ya Kibeho, ubwo impunzi bazicyuraga. Umwana yitwa NGAYABERURA Jean, akaba yari afite imyaka 8. Bonifrida kubera ko akuze yaje aherekejwe n'abana be Claire na Bosco, bakaba bamwunganira mu buhamya bwe. Bonifrida, ngwino utange ubuhamya bwawe. Murakoze. Nitwa Bonifrida Mukaruziga, nashakanye na Gakwavu. Twari dutuye ahantu muri Rwamiko, hanyuma haza kuza kuba jenoside yakorewe abatutsi, tubura abana muri icyo gihe. Nimbura witwa NGAYABERURA Jean, n'uwitwa Niyonsaba Innocent. Ubwo rero ndumva ibyo nibuka ari ibyo ngibyo, abana bagiye kunyunganira. Mfite imyaka 77, ndumva nabyibagirwa. Murakoze. Murakoze. Nitwa Nyampundu Marie Claire, nkabanje kunganira umubyeyi wanjye MUKARUZIGA Bonifrida, nkabandi mwene Gakwavu Viyani na MUKARUZIGA Bonifrida. Twari dutuye mu cyari Komini Rwamiko, muri segiteri Runyinya, muri serire Viro. Ubu tukaba dutuye mu karere ka Nyaruguru, mu murenge wa Kibeho, mu kagari ka Gakoma. Muri jenoside yakorewe abatutsi twarahunze tugera kuri kiliziya ya Kibeho, ariko nyuma bataratangira kwica abantu twashije n'abasubirayo tujya kwihisha mu bihuru. Ntago twigeze tusubira mu ngo, twagiye kwihisha mu bihuru. Ubwo twari tuvuye mu bihuru twabonaga ko hari agahenge, dusubira mu ngo nta kibazo, umuryango wose turi kumwe. Twabaye aho mu kwezi kwa 7 kwa 1994 impunzi zitangira kuza Kibeho. Impunzi zitangira kuza Kibeho hafi y'aho twari dutuye, kubera impunzi zaraje zubaka amaburende impande y'ingo zacu. Ubwo twabanye nazo, habaho igihe cyo kuzicyura mu kwezi kwa 4 muri 1995. Muri uko kuzicyura natwe batujyananye n'impunzi, natwe dusubira Kibeho, ariko ntago twagiye ku kiliziya, noneho twagiye aho bitaga muri college.
aho imiryango yakoranaga n'impunzi yari yakoreraga. Ubwo twabayemo, nyuma haza kubaho amasasu, umwana araducika witwaga NGAYABERURA Yohani na mukuru we witwaga Niyonsaba, biruka bakurikiye papa, ariko uwo Niyonsaba yari mukuru kuko yararangije segonderi. Ubwo uwo mwana yakurikiye papa niwe twabuze cyane, na Niyonsaba twaramubuze, ariko uwo muto niwe wari uhangayikishije kuko Niyonsaba yari azi ubwenge. Twamubuze afite imyaka 8. Ubwo nyuma yabwo tumaze kuva mu nkambi dusubiye mu rugo dusanga nyine twaramubuze. Turakomeza turabaririza, tujya mu CICR, baza kutubwira ko yari ari mu bigo by'imfubyi i Bukavu. Nyuma tujya kuri CICR Nyamagabe, batubwira ko abana bari muri ibyo bigo babajyanye mu bigo by'imfubyi mu Bufaransa. Ubwo nyuma twakomeje kujya dushakisha, ariko ntitwamenya amakuru. Nyuma no ku Ijwi rya Amerika twarahageze, ariko nyuma yabwo tukabona ibipapuro biza biriho umwirondoro wa papa, ariko ibindi ari gahunda y'Ijwi rya Amerika. Ubwo rero nk'umuryango turasaba uwaba yaramenye uwo mwana witwa NGAYABERURA Yohani, bakundaga guhimba Mbweteri, uwamubona yamubwira ko umuryango ukiriho. Hariho mama MUKARUZIGA Bonifrida n'abavandimwe be, Ntabanganyimana Bosco, Nyampundu Marie Claire na Nyirakaromba Donata, n'abavandimwe twari duturanye kwa Ntwari barahari, na Shariroti bakinaga, Ndiyibunze na Visenti wo kwa Boniface nabo barahari. Nubwo tutagituye aho twari turi kubera twagiye ku mudugudu, ariko harahari, nta kibazo kubarwegeranya, harahari. Naho twavomaga mu Cyarusengo harahari. Rwose yumve ko umuryango wose ukiriho, nta kibazo, niba ariho yatumenyesha amakuru. Murakoze. Murakoze. Nitwa Ntabanganyimana Bosco, nkaba yarwana Gakwavu Viyani na MUKARUZIGA Bonifrida, nkaba nje kunganira mushiki wanjye kuwo mwana twabuze NGAYABERURA Yohani. Icyo nari kuvuga cyose bakivuze, ariko hari nk'indege yari afite ku ntoki izo tumwibukiraho. Hari nk'ahantu yigaga mu Misiri i Kibeho, aho naho turahamwibukira, nawe yabyumvise yabyibuka. Tukibuka naho twajyaga tuvoma mu Cyarusengo no mu w'Inturire, n'ahantu hari ikaha haruguru y'urugo iwacu arayibuka. Nkaba nanjye ari ibyo bintu mwibukiraho. Murakoze. Kimwe n'abakubanjirije, umubyeyi wawe na mushiki wawe, hari ibyo uvuze biranga umwana mwabuze. Uvuzemo indegeya. Ese izo ndegeya ziracyariho cyangwa? Zari ziriho, ariko bazikuyeho, hariho inkovu. Ubwo yaba arangwa n'indegeya zakaswe, hakaba hari inkovu zazo. Hariho inkovu zazo. Hanyuma hari mwavuze ko umwana yaburiye, usibye kuburira mu nkambi ya Kibeho, ariko noneho ngiye kubura ajyanwa mu Bufaransa. Hari akantu watsindagiraho muri iryo bura rye? Muri iryo bura rye nta kantu, nuko batubwiraga ko yari i Bukavu, kandi nanone nuza Croix Rouge ikaza kutureba aho twari dutuye ngo itumenyeshe mbere yuko umuryango we uhari, kuko twari dutuye hafi y'umuhanda, tutari dutuye hafi y'umuhanda, twari dutuye hasi ku kabande.
babibwira abantu bari batuye hafi y'uwo mubande, hafi y'uwo muhanda, ngo babitumenyeshe tuze tuhabasange. Tuzamutse imvura ibiraguye, turategereza imodoka tuyibuze, batubwira ko yanyuze mu nce za Giseke ijya mu Ruramba. Ubwo rero nyuma babajije Loti, babajyanye, indege zabajyanye mu Bufaransa kubera intambara iri muri Kongo. Usibye kuba CICR yaraje kubareba, se hari ubundi bushakashatsi bundi mwigeze mukora? Ubundi bushakashatsi twari twakoze n'ubwo ku ijwi rya Amerika. Ku ijwi rya Amerika naho mu bintu badushubizaga twabonaga ibipapuro biza byanditseho amazina ya papa, ubundi twahapfundura tukareba aha tukabona harimo urutonde rwa kalendari n'ukuntu amasaha ijwi rya Amerika ikoreraho n'amafoto y'abazungu. Nta bindi bintu twabonaga, ibyo twabonye. None mu ijwi ry'abakubanjirije mama wawe na mushiki wawe, wasaba iki abagukurikiye muri aka kanya? Icyo nasaba muri aka kanya bankurikiye ni uko badusengera ku Mana, uwo mwana dushakisha tukazamubona, kandi nabo bazagira aya makuru bumva bamuzi, bagatanga amakuru ku buryo twazamubona, ubundi Imana ikabadubera umugisha. Murakoze. Abakurikiye Abacu SMS TV, mwumvise ubuhamya bw'umubyeyi Mukaruziga Bonifrida, ndetse akunganirwa na Nyampundu Claire na musaza we Bosco Ntabanganyimana. Bavuze kwibura ry'umwana ndetse n'umuvandimwe NGAYABERURA Yohani bitaga Mbweteri. Mbweteri yari mu nkambi ya Kibeho ubwo impunzi bazicyuraga, ariho bazanywe bavanywe aho bari batuye, kubera ko bari baturanye n'izindi mpunzi, bose batwarirwa rimwe bajyanwa hamwe n'abandi mu nkambi ya Kibeho. Hanyuma habaye igisa n'umuvurungano, amasasu akavuga, umwana ayiruka akurikiye se nawe wari wirutse, abura atyo. Basubiye mu rugo babaza abaturanyi, banareba yuko yaba yarageze mu rugo mbere yabo, ariko ntibamubona. CICR yaje kuza mu rugo ibabwira ko ifite umwana NGAYABERURA, ariko kubera ko bari batuye hafi y'akabande nta muhanda uhagera, babibwira abaturanyi, barikomereza bigira ahitwa mu Ruramba, ariko kubera imvura yari yaguye umuhanda wabaye mubi ntibagarutse. Hanyuma Nyampundu Marie Claire, mushiki wa NGAYABERURA, yaje kwigira kuri CICR ku Gikongoro i Nyamagabe, ajya kubaza iby'uwo mwana. Bamubwira ko abana bari mu nkambi yo muri Bukavu, bari mu kigo cy'imfubyi i Bukavu, ariko kubera intambara yari iteye muri 1996 bahise burizwa indege bajyanwa mu Bufaransa. Ayo niyo makuru baduhaye ku ibura rya NGAYABERURA Yohani. Batubwiye kandi icyo NGAYABERURA abaye ariho yakwibuka iwabo. Bavuze aho bavomaga, bavuze aho yigaga hitwa mu Misiri, ni mu Misiri ariko ni Kibeho, ni ishuri rito ry'abana niko ryitwaga, niko bahitaga. Bavuze kandi n'abaturanyi barimo base wabo NGAYABERURA wari ufite imyaka 8 ashobora kuba yakwibuka. Hari ikimuranga kandi ni inkovu z'indegeya bakase
kimwe na mama we nawe bari barazikase yari azifite, nawe ufite inkovu. Ibyo byose yabyibuka rero, akaba yakumva ko ari abe barimo bamushakisha abaye ariho, kandi n'undi akaba yamumenya. CCMS rero ifatanyije na MUKARUZIGA Bonifrida ndetse n'umuryango muri rusange, irasaba umuntu wese wamenya amakuru, cyane cyane muri ibyo bihugu by'amahanga aho yajyanywe nk'uko CICR yabivuze, y'umwana NGAYABERURA Jean, agendeye ku makuru bamaze gutanga, harimo ziriya ndege zakaswe, kandi nawe abaye ariho akaba yakumva amakuru batanze, ubuhamya batanze, bose rero abo bose bagira amakuru nawe ubwe bakaba bahamagara kuri nimero ya CCMS mubona imbere yanyu. Mwebwe mwese rero mukurikiye abacu CCMS TV, mukaba mwasabwa kohereza hirya no hino aya mafoto n'aya majwi y'aba barangisha kugira ngo babone umwana baburanye nawe. Murakoze.